Nizere ko mumeze neza mwese mudukurikiye hano kuri Majestic TV. Uyu ni wa mwanya tugenda tubabwira ibintu bigiye bitandukanye biba bikomeje kuvugwa hano mu Rwanda mu ngingo zigiye zitandukanye ziba ziri kuvugwa hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Uyu munsi rero tugiye kuvuga ku bijyanye n'inama y'igihugu y'umushyikirano. Hagati ariko nge tubana muri iki kiganiro ndi Daniel niyo nkuru. Uyu munsi tugiye kuvuga ku bijyanye n'inama y'igihugu y'umushyikirano. Ejo ku munsi wa kane azaba ari ku itariki 5, ubwo izageza ku wa gatanu, ni ukuvuga ku itariki 6 nibwo iyo nama y'igihugu y'umushyikirano ikazaba iyobowe na nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Ikazaba iri kuba ku nshuro yayo ya 20, kuko iheruka mu mwaka w'ibihumbi 2024, dore ko yari yabaye ku itariki ya 23 kugeza ku itariki ya 24, ikaba yarabaga ku nshuro yayo ya 19. Ese iyi nama y'igihugu y'imishyikirano yo niki twayitegaho? Mbere ariko yo kugira icyo tuyitegaho, reka tumanze turebe ese inama ya 19 y'igihugu y'imishyikirano yo niki yasizeho, niki yasize yemeje, kandi se bageze hehe mu bijyanye na statistique cyangwa se mu mibare bagera ku byo iyo nama y'igihugu y'imishyikirano ya 19 yemeje. Mu byo iyo nama yizeho, wenda ndajya ngerageza mbereke no mu bijyanye n'imibare uko bimeze, uko ubu ngubu igihugu cyacu gihagaze mu kugera kuri iyo myanzuro y'inama y'igihugu y'imishyikirano ya 19. Wenda mu byo yari yemeje harimo kwihutisha iterambere ry'ubuhinzi mu bijyanye no kunoza ndetse no kongera umusaruro w'ubuhinzi. Ibyo turabibona ko muri iki gihe ubuhinzi bwateye imbere, kuko hari nk'ibihingwa kuri ubu ngubu bisigaye byoherezwa mu mahanga, cyane cyane nk'ibiribwa by'avoka bisigaye byoherezwa iyo mu mahanga. Nanone mu bindi iyi nama ya 19 y'igihugu y'umushyikirano yari yemeje, yari yasizeho, harimo ibijyanye no kunoza uburyo bwo kugira umusaruro ukanozwa neza kugira ngo utangirika ndetse ukanashakirwa isoko iyo ngiyo mu mahanga. Ibyo nibyo nari nkomojeho hejuru, wenda nk'ibijyanye na voka z'igihugu cy'u Rwanda zisigaye zoherezwa mu mahanga, ndetse n'ibindi biribwa navuze hano namwe muzi byoherezwa hanze y'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Mu bindi byari byagezweho mu myanzuro yari yafatiwe muri iyi nama ya 19, harimo ibijyanye no guteza imbere ibikorwa remezo ndetse no kubaka udukiriro mu gihugu hose, ni ukuvuga mu duce dutandukanye tw'igihugu cy'u Rwanda. Nk'ubu ngubu iyo urebye biragoye ko wabura akarere na kamwe uburamo agakiriro. Buri karere ndatekereza ko kamaze kugira agakiriro, ariko bihereye mu turere bigaragara ko ari utwo mu cyaro. Utwo turere twose kuri ubu ngubu tukaba dufite udukiriro. Ntekereza ko icyo ari ikintu cyashyizweho n'inama y'igihugu y'imishyikirano ya 19, kandi kuri ubu ngubu kikaba cyaragezweho. Mu bindi inama y'igihugu yari yemeje harimo ibijyanye n'ubumwe n'ubudaheranwa mu gukurikirana ibikorwa byubaka ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda. Ibyo nabyo turabibona kuko kuri ubu ngubu abanyarwanda bunze ubumwe, babayeho mu bumwe kandi bariyunze. Bigoye ko wameneramo rwose mu banyarwanda kuri ubu ngubu, babaye ipata n'urugi hagati y'umunyarwanda ndetse n'undi. Mu bindi iyi nama ya 19 y'imishyikirano yari yasize yemeje harimo guteza imbere uruhare rw'urubyiruko mu iterambere ry'igihugu cy'u Rwanda. Kuri ubu ngubu dusanzwe tubimenyereye ko mu mvugo igira iti urubyiruko nirwo mbaraga z'igihugu z'ejo, kandi turabibona koko urubyiruko rwashizwe mu myanya y'ubuyobozi, urubyiruko rwitaweho mu bikorwa byose by'ubukungu. Ubona ko urubyiruko ruza imbere
cyane. Ese kuri ubu ngubu imibare ihagaze gute kuri ibi byemezo byari byafatiwe mu nama y'igihugu y'imishyikirano ya 19 yari yabaye ku itariki ya 23 kugeza ku itariki ya 24 Mutarama umwaka wa 2024. Reka turebe mu mibare ese bihagaze gute, ni ikihe kigero u Rwanda rugezeho rushyira mu bikorwa mu byemezo byari byafatiwe muri iyo nama ya 19 y'igihugu y'imishyikirano. Muri iyo nama ya 19 y'igihugu y'imishyikirano yari yabaye muri ayo matariki ya 23 na 24 Mutarama umwaka wa 2024. Imyanzuro igera kuri 13 niyo yari yafatiwemo, ikaba imaze kugerwaho hejuru y'ikigero cya 80%. Urumva ko ari ikigero kiri hejuru cyane. Mu bindi byari byavugiwemo, ubu ngubu harangiye amashuri 28 yigisha imyuga n'ubumenyi ngiro, ni ukuvuga TVET school. Nanone ibigo bigera ku 135 byatangiye kwigisha cyangwa se gutanga amasomo y'imyuga mu turere dutandukanye uko ari 30 mu gihugu cy'u Rwanda. Ni mu gihe abarenga miliyoni imwe bitabiriye gahunda zo guteza imbere ubumwe n'ubudaheranwa hano mu gihugu cy'u Rwanda, naho abandi barenga miliyoni 2 bo bitabiriye ibiganiro bya Ndi Umunyarwanda byo kumva ko umunyarwanda agomba kwishyira akizana mu gihugu cyamubyaye. Nanone urubyiruko rurenga ibihumbi 4 rwitabiriye porogaramu z'ubuyobozi, kuko mu myaka yashize wasangaga urubyiruko rutitabira gahunda za leta cyangwa se gahunda z'ubuyobozi, ariko kuri ubu ngubu nyuma yaho iyo nama ya 19 y'igihugu y'imishyikirano iteraniye, urubyiruko rugera ku bihumbi 4 rwatangiye kwitabira gahunda cyangwa se porogaramu z'igihugu cyacu cy'u Rwanda cyangwa se gahunda za leta. Navuga ko rero ibyemezo byose byari byemerejwe mu nama ya 19 y'igihugu y'imishyikirano yabaye muri Mutarama umwaka wa 2024 byagezweho neza, kandi n'ibitaragerwaho turi mu rugendo, turimo turayerekeza imbere muri viziyo 2050. Ndatekereza ko nabyo vuba aha bitarambiranye bizaba byaramaze kugerwaho. Kuri ubu ngubu abanyarwanda barifuza ko muri iyi nama y'igihugu y'imishyikirano ku nshuro yayo ya 20 izaba ku munsi w'ejo tariki 5 kugeza tariki 6, barifuza ko hakirwa ku bijyanye n'ikibazo cy'amashanyarazi biri kugera ku isaha y'isa 12 cyangwa se mu masaha yawe nimugoroba ugasanga umuriro uciyeho. Nibyo abanyarwanda bari kwifuza ko byazigirwa ku munsi w'ejo mu nama y'igihugu y'imishyikirano ku nshuro yayo 20, bakarebera hamwe igitera iryo bura ry'amashanyarazi rya hato na hato rikunze kugaragara muri iyi minsi, ku buryo icyo kibazo cyakemuka. Mu bindi ni bijyanye na serivisi zo kwa muganga, abantu bakwa amaburudero y'uko bishuriyeho amafaranga ya mituweli, bakavuga bati turi mu isi ya digitali, turi muri digitali, kuki batwaka izo burudero kandi turi mu isi ya digitali? Nta kundi kuntu babikora, byose bikaba electronique, ku buryo byose bizajya birangira n'uburyo bw'ikorana buhanga. Ibindi bifuza ko abanyarwanda byazaganirwaho mu nama y'igihugu y'imishyikirano izaba ku munsi w'ejo ni ibijyanye n'imihanda, ikorwa ry'imihanda ndetse n'ibikorwa remezo muri rusange. Ese byo bimeze bite? Ni ikihe kigero mwifuza ko byatugeraho nk'abaturarwanda? Ibyo ni bimwe mu bitekerezo abanyarwanda bagaragaje ko bifuza byazaganirwaho mu nama y'igihugu y'imishyikirano izaba ku munsi w'ejo ku itariki 5 kugeza ku itariki 6, ni ukuvuga ku nshuro yayo ya 20. Rero nawe nakubwira iki? Mbibutsa ko iyi nama y'igihugu y'imishyikirano ku nshuro ya 20 muzayikurikirana ku bitangazamakuru byose byo mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se ku mbuga zose. RBA igitangazamakuru gikuru cy'igihugu gikoresha aba ku mbuga zazo zose, no kuvuga radio, televiziyo ndetse na YouTube channel yabo, rwose muzayikurikiraniraho nta gucikwa gatanu ku kandi. Nge ndi Daniel Niyonkuru, rega dutegereze ibizavugirwa mu nama y'igihugu y'imishyikirano. Mbibutsa ko izaba iyobowe na nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame, ndetse ikazaba irimo abahagarariye abaturage ndetse n'abayobozi bagiye batandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Nge nitwa Daniel Niyonkuru, hagati aho reka mbifurize kuza kugira umunsi mwiza.